uvuyeho. Écoute, toi. Uvuyemo. ariko Imana inzira yanyuzemo kugira ngo imuduhe ibyo ni ibindi tudashobora gukurikirana ngo tubimenye. Na Yobu yashimye Imana. Imitungo yose n'abana 10 yari afite bamaze gupfa, n'ibintu bimaze kunyagwa byose, ndetse n'umubiri wiwe utakiriho, utakimeze neza, urwaye. Aravuga ngo Imana niyo yari yabimpaye, niyo yabyishubije, izina ryayo rihimbazwe. Natwe izina ryawe turarihimbaje Mana, kuko nta gishobora kugutungura na gito. Wowe ibi byose wari ubizi ukimurema, ataraba urusoro mu nda y'umubyeyi we. Wari uzi iminsi wamuhaye, kandi yari yingiye umunsi wo gutaha warejo, kandi waramwishubije Mana, ari mu gituza cyawe. Turagushimiye kuko atakiri mu mubabaro, kandi kiruta byose Mana kidushimisha, kituremye umutima, nuko abizeye, abapfuye bizeye bazongera babeho, bariho n'ubu. Ijambo ryawe rikatubwira ngo hahirwa bapfa bapfira mu Mwami. Umwuka nawe aravuga ngo ngo baruhuke imihate n'imiruho, kuko ngo bagiye kuba heza hatameze nka hano hari n'isi tubona mu Mana. Icyo nsaba ni ungabirukire warakoze, ungabirukire warakoze. Mubyeyi tuzi kwa ugiye ari heza, natwe tuzagusangayo. Imirimo wakoze iraguherekeje, ngaho ruhukira mu mahoro. Turabizi ko uhiriwe mubyeyi wacu, kuko hahirwa abapfa bapfira mu Mwami wabo. Umwukatiye kubaruka imirimo n'imihati yabo, imihati yabo, kuko imirimo yabo ibaherekeje, kuko imirimo yabo ibaherekeje. Mubyeyi tuzi kwa ugiye ari heza, natwe tuzagusangayo. Imirimo wakoze iraguherekeje, ruhuka mubyeyi.
dufite ibyiringiro by'uko tuzongera kukubona mu bwami bwo mu ijuru. Umuntu yatekereje ko ku wa gatanu uyu mubyeyi ari muzima, wamubwira ngo jya runaka akagenda akagaruka, ariko ku wa gatandatu bikaba bitakunda, uhita wibaza ngo mbese byagenze bite, hanyuma ugahita wigisubiza ukavuga ngo buriya hari icyo Imana yakoze. Umwami witwa Dawidi ngo yagize ikibazo nawe umunsi mubi nk'uyu mugeraho, noneho mugeraho ariko aravuga birashoboka ko ubwo umwana arwaye Imana yakwigarura ikamukiza. Ngo afata amasengesho kwirizuza, arasenga, arakutiriza, yambara ibigunira, yisiga ivu, hagati birashoboka ko Imana yareba ufite umwana akagaruka. Ngo agiye kubona akabona abagaragu be barareba, ngo barebana bayigira umutima uko bareba yo kuyigira, nta kabuza umwana apfuye. Barabaza kuko murebane cyane byagenze bite, aho umwana yapfuye, batiye turabyibwije ko umwana yapfuye. Twebwe nk'abantu dushaka kwihitiramo ibyoroshye, kandi twebwe nk'abantu umuntu yumva iteka ryose yaramira muri uyu buzima, ariko ijambo ryatubwiye ngo niba turiho turiho ku bwawe, kandi niba dupfa dupfa kuko wabyeyi. Uyu munsi turi hano Mana kubwa mushiki wacu duvuyemo, data dufite ibyiringiro. Ijambo ryatubwiye ngo hahirwa abapfapfire mu mwami wacu, umwuka akabambuye ngo aruke imihati yabo, kuko imirimo yabo ijyana bikabakurikira. Imihati y'amahoro iragaragara, kuko umuntu wese urangaye yabihamya, umuzi n'uwamubwiwe yamubwiwe ko n'umuntu agira umuhate wo kumukunda no kumukorera. Natwe twabihamya rero turahamwe turavuze ngo Mana uyu munsi rero twigishe ko Satani iwacu ahubwo iwacu ari mu ijuru. Ngaho bibasha ko duterana mu iteraniro nk'iri twerekeza mwene data mushiki wacu. Mana turagusaba Uwiteka Mana ukomeze kutugira neza no kutugira neza, kugira ngo tuzabone igihugu cyo mu ijuru umuntu wese waramurinze, kandi uturemere n'ibyiringiro. Data iyo twakuwe n'umuntu dutakaza ibyiringiro, umuntu akagira amaganya, akagira agahinda, niko umuntu ateye, ariko turagusaba uturemere n'ibyiringiro, udukomeze, uduhe kwihangana, dukore ibishimwa nawe, kuko hari umunsi natwe tuzabona, umunsi wacu niwagera tuzabonerwa tuzi wawe mu ijuru. Ngaho rero dufashe tugire neza umuntu wese uremere n'ibyiringiro, kugira ngo wa munsi wo gutwara itorero he kuzabona n'umwe wumvise ijambo ryawe wazabona ku ijuru, kandi twaramuriwe tukabibakiriye ko dukwiye kwitonda tukitegura neza, kuko nyuma y'ibi ngibi Mana uzaba gutwara itorero ryawe. Murakoze Mana, buri wese kwihangana, dusaba imiryango, inshuti, abavandimwe, abaturanyi, buri muntu wese mwami uri aha ngaha tumusaba kwihangana, kugira ngo mureme n'ibyiringiro bishya byo kuzabona umushiki wacu imbere yawe. Murakoze mugize neza, sinzi Imana Data n'izindi izina rya Yesu Kristo mukiza wacu. Ntabwo twabona icyo tuvuga, ntabwo twakibura ku mukozi w'Imana. Turi hano rero kugira ngo tugire ibintu bike tuvuga ku mukozi w'Imana twafatanyije umurimo imyaka itari mike. Kuva ageze kuri uyu musozi wa Rukira twaraturanye mu mudugudu, ikindi tubana hano mu itorero. Rero urumva ko twabanaga hano mu itorero, twagera na hariya mu buzima bwo mu rugo tukaba turaturanye. Ibyo twagiye dufatanya umurimo w'Imana ni byinshi bitandukanije, ariko nkanjye wari umuyobozi we mu itsinda ry'abadiyakoni, yari intwari, yari inkingi mu buryo bwo kuri iri torero. Intwari ifite ishyaka ku manywa na nijoro, akabifatanya no kwita ku bana, kwita ku muryango, akita ku bana, akita no ku mirimo y'itorero.
akita ku rugo, haba ku manywa, haba igihe cy'imvura, igihe cy'izuba, akitangira urugo, akitangira n'itorero. Ntabwo twavuga byinshi, aha twarahabaye muri ubusitani dukora umurimo, ubwitange bwe bwinshi tutabarura twebwe ku rusengero ni byinshi. Abatuye hano mu mujyi nabo barabizi, ntabwo ari ukuvuga wenda ngo nkabye, kuko twabaga turi kumwe aha mu mujyi duhahira abashyitsi, dukora umurimo aha ngaha. Abadiyakoni tubuze inkingi, itorero rya hano Rurama tubuze inkingi. Abayobozi b'itorero barabizi, ababaye hano, abahari uyu munsi, ntabwo twabona byinshi tuvuga, ariko tuzabana ubwami bw'Imana. Murakoze, Imana ibahumugisha. Yari umubyeyi w'intwari cyane, niko nabyita, kandi niko kuri. Twarabanye kuri uyu mudugudu, atubera umujyanama mwiza. Mama Gloria yayoboye abadamu mu rwego rwa paruwase, hari ibintu byinshi yatugejejeho, murabizi. Ndatekereza ko imidugudu hafi ya yose y'icyahoze ari paruwase ya Rurama yahagarariwe, ibikorwa yakoze, yatugejeje iterambere nk'abadamu. Hagiye habaho korozanya, abadamu bakuva mu bwigunge nabo bagira ijambo mu itorero. Mama Gloria kumuvugaho ntabwo ari ibintu byoroshye cyane, yabaye intwari cyane, yari umujyanama mwiza, yagiraga abantu inama mu buryo bwo kubaka ingo zabo. Ikindi kandi muri byinshi yakoraga, yari umwe mu babyeyi bagiraga inama abakobwa bagiye gushaka. Muri make tubuze umuntu kumuvugaho ntabwo byoroshye. Imana imwakire mu bantu. Gloria niwe mukurikira hano hino hano mwana wanjye ni nyirasenge nimukoranye n'abakurati nimundebera abantu babyeyi tubyara dukeneye kurera kandi kugira ngo bafate isuka y'umugore. Babyeyi mudufashe turera aba bantu. Ni ukuri Imana yo mu ijuru imwakire kandi izamuhere umugisha. Ambaye hafi mbyara aritanga muri iki gihe cya korona gitangira, nibwo nabyaye umwana nonsa. Amba hafi bitoroshye, ingendo barazihagaze, amba hafi. Babanye neza n'umuvandimwe, ntabwo ibi bintu byabaye twari tubyiteze. Iyo navuga ni byinshi, twarabyirukanye tubana neza, tuza kugira igihe tubura umubyeyi, papa wacu arapfa, tugira n'ibyago twamushyingura. Ibyo turabyakira. Haca igihe twabanaga n'abavandimwe, dufite umuryango utari mutoya, batubaye hafi. Ngeze mu mwaka wa 5, ngeze mu mwaka wa 4, dupfusha umwana w'umuhungu we kose. Yabaye mu nzu, tukajya ku ishuri, nta kibazo yigeze agira, ntiyigeze ari ikirara. Twaraje turamusanga, abavandimwe bari bahari impande zose. Ikintu navuga kinshimishije ku munsi wa none cyabaye no gukomera kubw'ibyo bibazo byose twagiye tunyuramo. Mama yapfuye bari kumwe, cyazambiye yapfuye bari kumwe. Ibyo bikomere byose yagendanaga nabyo. N'uwarwaraga muri twebwe yaravuga ati Imana nawe arapfuye aransize, agahora ahangayitse akavuga ati abo bavandimwe nibashiraho ngasigara mpagaze jyenyine. Nshimiye Imana ko uko turi hano turi babiri ntawe upfuye mbere ye ngo azajyane icyo gikomere. Ndumva bishimiye Imana. Ikindi nshimira Imana, urupfu yapfuye mwararubonye, babivuze babisobanuye, numvaga nabyo nabivuge, ariko urupfu yapfuye mwararubonye. Ni urupfu rubi, nababashije kumureba. Ni urupfu ruteye agahinda, ni urupfu ruteye agahinda. Kubivugira hamwe byari ngombwa, ariko babyatuye, ariko byaturenze. Ikindi nshimira Imana kuba ataragaragaza bajye mu bitaro, arwaye ukwezi, arwaye amezi 2 cyangwa se abe n'ikimuga, kuko niyo ataza gushiramo umwuka gukira byari kuba ibibazo bikomeye. Dushimiye Imana rero ko
yamutaruye atababaye cyane, kandi dufite ibimenyetso mbese ishize twagiye tuganira agenda atubwira amagambo atandukanye agaragaza yuko twaje kubitekereza umunsi w'ejo, tubona yuko yasezeraga, tubona yuko yihanaga, ari uwo indi bafitanye urubanza, ubona ko agiye amubabariye. Dushimira Imana ibyo yakoze kandi itegetse rirakomera, kandi ijambo ryawe ritubwira neza yuko ugiye gushima mu bwonko byose. Dushimiye inshuti, imiryango, itorero, abavandimwe bo mu isi, kugira ngo iteka baterane gutya n'imbaraga zawe, kandi dushoje mu mahoro turushaho gusabira umugisha. Tugiye rero kujya hariya tugiye gushyingura umubiri we, ugendane natwe kandi ukomeze kutwihanganisha. Bafite intege nkeya wongera imbaraga, kandi aho gukomeza kwihangana mu bihe bisa n'ibi, kugira ngo ubuntu bwawe busabe kuri bo kandi barusheho gukomezwa nawe. Tuzi neza yuko uyu mubiri wacu udafite kurama, kandi naho warama iherezo ni ugupfa. Uzaduhe rero kuramira mu buntu bwawe twese abakiriho, kugira ngo tuzasoze neza. Nuko amahoro asumba uko umuntu yayahudi abane na buri wese muri twe, mu izina rya Yesu. hanyuma ab'Ikorinto n'abandi ba mbere bose baribazaga, bakibaza ati none ko mutubwira ngo umuntu azazuka, ese azazuka mu mubiri umeze ute, cyangwa se azazuka ate? Ariko Pawulo arabasubiza, kuko yari afite ijambo ry'Imana yari yizeye, arabasubiza arababwira ngo murebere ku mbuto tubiba. Yaba Imana ishobora gukora imbuto tubiba izi ngizi twebwe tuzibibye, yananirwa? Imana ikunda imbuto kuruta umuntu. Umuntu yaremwe mu ishusho yayo. Mushiki wacu uyu nguyu n'abandi bamubanjirije, natwe twese abapfuye bizeye bazazuka, kandi Kristo nawe yarapfuye arazuka. Umubiri yari afite yinjiraga mu nzu badakinguye, kandi n'igikuta atakimenye, ariko akinjira mu nzu agasangamo abigishwa be ntaho yamenye, ntaho yasatuye, ntaho yashenye, kandi atakinguye umuryango. Bivuga ko umubiri tuzaba twambaye ni umubiri usa n'uwa Yesu yazuka, kandi muzaba ari umubiri w'ubwiza. Rero mushiki wacu, nubwo twakwibaza tuti umubiri uyu nguyu mu minsi mikeya uzaba wahindutse ukundi, wabaye nabi, nuwa utwegereza tutabasha kumwegera, ariko Imana ifite uko izamuhindura. Kandi ubu ngubu umwuka, uyu mubiri tugiye kurambika mu gitaka, niho waturutse, ariko umwuka waturutse ku Mana wamaze kuzamuka. Mu kanya yavuyemo ubugingo bwasubiye ku Mana, umubiri w'uyu niwe tugiye kubika gushingura aha ngaha, ariko umwuka uwo mwanya wahisubira aho wavuye ku Mana. Rero ibyo ni ibidutera ibyiringiro, nubwo tubabaye tukarira, rwose ni ngombwa kurira, ariko ngo ntiturire nk'abatagira ibyiringiro. Tumenye ko mushiki wacu tuzongera, umuvandimwe wacu tuzongera kubonana nawe ari muzima, atagipfa, yambaye umubiri, natwe twambaye umubiri, tutazongera gupfa ukundi. Imana idufashe, Imana iduhumurize twebwe twese, mu izina rya Yesu Kristo. Ibingibi byabaye Mwami Imana byadutunguye, ariko ntabwo byagutunguye. Niyo mpamvu twumvise ijambo ryawe ritubwiye ko kuva mbere hose Mwami Imana werekanye ko ibingibi bidakwiye kudutungura cyangwa bidakwiye kuduhangayikisha, ahubwo dukwiye kugira ibyiringiro. Niko ijambo ryawe ritubwiye ngo iyo umuhinzi ahinze, Mwami aba yizera ko mu mbuto ateye zizavamo izindi mbuto nziza. Turagushimiye Mana ko ijambo ryawe twibukije ko nitugira ibyiringiro tuzabanana na mushiki wacu, nitugira ibyiringiro umuntu wese agakomeza kuba mu byizerwa, tuzabona mu gihugu cyo mu ijuru. Dusaba umuntu wese uri hano kugira ngo musuzemo ibyiringiro, mwambike imbaraga, kandi mwamukomeze. Mbese niko bijya bigenda, iyo tubuze abacu turababara, tukagira agahinda n'umubabaro, ariko byose Mwami reka bituremere ubwiza tuzabona mu gihugu cyo mu ijuru.
dutekereze ko uyu munsi yagiye mushiki wacu ejo nitwe tuzagenda umuntu wese umunsi w'umugera azajya agenda bityo kugeza wa munsi mwami tuzahinguka imbere y'ubwiza bwawe dusabire rero umuryango wose ngo bagire neza kandi ukomeze kubihanganisha inshuti n'abavandimwe bose bihanganisha itorero ryawe kandi mwami tuzi ko twagira ibyinyo byiza tuzamubona mu gihugu cyo hejuru ahangaha rero tugiye mwami kwashyingura umubiri ariko turagusanga Uwiteka Mana ukomeze kumurindira ubugingo kuko nzi ko wamaze kubwakira kugira ngo wa munsi mwami wo gutanga ubugingo bushya umuntu wese akambara undi mubiri mushya umuntu wese azagira imbere bwiza bwawe Mana agaragara ko afite ibyiringiro n'ibyishimo bakoze Mana gushimiye ko umuntu wese uri umwami yongeye gutekereza iby'ubugingo bwiwe kugira ngo tuzabone na mushiki wacu bakoze kugize neza Imana data n'Isezerano rya Yesu Kristo. Tuzi kwa ugiye ari heza natwe tuzagusangayo imirimo wakoze iraguherekeje ngaho uruhukira mu mahoro mubyeyi tuzi kwa ugiye ari heza natwe tuzagusangayo imirimo wakoze iraguherekeje ngaho uruhukira mu mahoro kubana neza na bose ntituzabyibagirwa impuguro zawe nziza ntituzazibagirwa urukundo ubugwaneza byawe ntituzabyibagirwa umwete ku murimo wa data ntituzawibagirwa udusigiye urwibutso rwiza mubyeyi ngabiruhukire warakoze ngabiruhukire warakoze mubyeyi tuzi kwa ugiye ari heza natwe tuzagusangayo imirimo wakoze iraguherekeje ngaho ruhukira mu mahoro turabizi ko uhiriwe mubyeyi wacu kuko hahirwa abapfa bapfira mu mwami wabo umwukatiye kubaruka imirimo n'imihati yabo kuko imirimo yabo ibaherekeje kuko imirimo yabo ibaherekeje mubyeyi tuzi kwa ugiye ari heza natwe tuzagusangayo imirimo wakoze iraguherekeje ruhuka mubyeyi mu mahoro nubwo bimeze gutya dufite ibyiringiro by'uko tuzongera kukubona mu bwami bwo mu ijuru kuko urupfu rw'abakunzi be n'urw'igiciro
mu maso y'Uwiteka n'urw'igiciro mu maso y'Uwiteka. Mubyeyi wacu, mubyeyi tuzi kwa ugiye ari heza. Niwe Mana wategetse ibihe uko bisimburana, kandi ibihe byose uko wabigennye birakumvira birakubaha. Uri Imana ukwiriye ishimwe mu isi no mu ijuru, ntawe uhwanye nawe. Tugushimiye kubw'imirimo n'ibitangaza ukora, kuko ibyo ubona ko ari byiza byose uje ubikora, kandi turagusaba cyane kugira ngo nk'uko wabanye natwe ukaturinda, ukaba wakomeje kurinda imbaga y'abantu bose bateraniye hano, mwamushimirwe imirimo n'ibitangaza udahwema gukora, ushimirwe imigambi yawe myiza itarondoreka ku mwana w'umuntu, ushimirwe kuko wakoze ibyo washatse, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Nuko dusoje iki gikorwa cyo guherekeza mushiki wacu, nabwo turabigushimiye. Dusabiye umuryango usigaye kugira ngo urinde ubuha amahoro, kandi dusabiye buri wese abagize uruhare mu gutabara Mwami Yesu, kugira ngo buri muntu wese umugirire neza. Tugiye kuva tugenda dusubira mu macumbi, urinde buri wese ubane nawe umugirire neza, mu rugendo mugendane ushyireho uburinzi bwawe, kuboko kwawe kw'iburyo kubane na buri wese umugeze mu icumbi rye amahoro. Nuko urakoze Mwami Imana, ubuntu bwawe n'urukundo rw'Imana no gufashwa n'Umwuka Wera bibane natwe twese mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Amen. Mubyeyi tuzi kwa ugiye ari heza, natwe tuzagusangayo.